so rero ari social media uriho, ari imbuga nkoranyambaga wirirwaho, ari ibyo ukora byose, ari ibyo ukora kugira ngo ubone amafaranga, ari uko witwara, akazi kose urimo, ibyo ukora byose ubikore kugira ngo icyubahiro cy'Imana gishyirwe hejuru, kandi ubikore neza kugira ngo icyubahiro cy'Imana kiganze. Hello my people, ndagushuhuje, ni Elisa ufunguye video. Uyu munsi rero nagira ngo bahe greetings to you all the way from my wife, my beautiful wife. Umugore wanjye rero amaze iminsi ahuze, ariko nibyo birumvikana afite inshingano zindi abarimo, ariko hari n'ibindi ari gutegura, turi gutegurira hamwe byiza, kuko muribuka ko muri EFM tubafitiye byinshi mu muryango. So uyu munsi rero maze nanjye iminsi ndi gucishamo, mvuye mu kazi nkasoma utuntu ducicikana hirya no hino kuri social media, kwi-updatinga kugira ngo nyine ntatakaza amakuru. Rero nk'abakristo burya ni byiza kugira ngo kwi-updatinga tukamenya n'uko isi naho isi yacu irimo iragana. Bidufasha kumenya icyerekezo dusengeramo, bidufasha kumenya n'iyo tugana, kuko uburyo utazi iyo uva ntubasha kumenya iyo ugana. So rero hari ikintu gikomeye cyane natekereje, nakoze reflection mu ijambo ry'Imana, nsanga turi abantu bakomeye mu maso y'Imana, nsanga turi abantu b'agaciro kadasanzwe. Ibintu Imana, impano yaduhaye, uramutse ugize ihishurirwa nk'iryo nahishuriwe mu minsi yashize, warushaho gusigasira iby'agaciro Imana yashyize muri wowe. Muzi ko iyi mibiri yacu ari ikintu kidasanzwe Imana yaduhaye, dukwiriye kwitaho kandi kikaramya Imana, kigakoreshwa iby'agaciro. Reka mbabwire ijambo nasomye riri mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, ibice 6 umurongo wa 19. Reka mpabasomere kugira ngo mutagira ngo ni ibyanjye ndi kuvuga. Bibiliya yavuga ngo, mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro, nuko rero mutuma imibiri yanyu ihimbaza Imana. Mwumvishe iryo jambo, nagira ngo nkubwire ko, nagira ngo nkwibutse gusa ko Imana yaturemye mu buryo bwihariye kandi budasanzwe. Nge nawe yaremye inyamaswa, irema ibintu byose, ivuga ko nyine iremye ibintu, ariko igeze ku muntu iravuga ngo, imaje kurema ibyo byose iravuga ngo si byiza. Iravuga ngo reka tureme umuntu ase natwe, tumureme hehe noneho, tumureme mu ishusho yacu. Usa n'Imana rero. Nasomye Zaburi 82, nsanga burya turutumana, turi bega, turi abantu b'agaciro mu maso y'Imana. Niyo mpamvu rero dukwiriye kubimenya, imibiri yacu, ingingo zacu tukazikoresha iby'agaciro, tukabikoresha neza. Ijambo rero nashatse kubabwira uyu munsi, numenya iby'agaciro biri muri wowe, numenya ko uri uw'agaciro, numenya ko umubiri wawe utakigenga, atari uwawe gusa, ahubwo Kristo awufiteho ijambo, numenya ko ingingo zawe zose ukwiriye kuzikoresha iby'agaciro, ari insengero z'Imana, so bizatuma urushaho kwiyubaha, urushaho kwimenya, urushaho kwitwararika, urushaho mu byo uvuga, mu byo ukora byose, urushaho kumenya igikwiye. Nagira mbabwire ngo amaboko ufite tuyakoresha iby'agaciro, aramya Imana, ubwonko, ibyo dutekereza bituvamo, ibyo tuvuga, ibyo twaturira abantu, ibyo twatura bituvamo, ibyo dukoresha ibice byose by'umubiri wacu. Reka mbabwire, biramya Imana, tubikoresha iby'agaciro. Iyo tuvuze kuramya Imana, ntago tuba tuvuze gusa kuririmba cyangwa kubwiriza nk'uko abantu benshi babitekereza, kuko akenshi uzasanga abantu benshi bavuga ngo reka tugeze umwanya wo kuramya, abantu nyine bakaba bari bazi ko ari ukuririmba gukurikiyeho. Ariko Bibiliya ivuga kuramya, mvuga cyangwa se Bibiliya icyo yita kuramya, ni ugukora akazi kose ukora kakagaragaramo icyubahiro cy'Imana, kandi ukagakora neza. Umukoresha, byashoboka ko unkurikira uri umukoresha, cyangwa se ukora akazi, uri umukozi ukorera abandi cyangwa se wikorera. Kora akazi wahawe gukora, cyangwa ukora akazi uri gukora, ugashyiremo imbaraga, ugakorana umwete, icyo utunzeho amaboko cyangwa se icyo uhagarukiye gukora
ugikore neza kandi ugikorana imbaraga, ugikorana umwete. Uko ni ukuramya kwiza, kandi icyo uri gukora kigomba kuba ari cyiza. Ndagira ngo rero mbasabe, uko mubaho, uko tubaho mu buzima bwacu, mureke icyubahiro cy'Imana kibe muri ubwo buzima. Uko twitwara, icyubahiro cy'Imana kibe muri ubwo buzima. Twitware nk'abantu nyine Imana yahaye agaciro, natwe tukihe nkuko His Excellence akunda kuvuga, nutiha agaciro ntawe uzakaguha. Ni impamvu ari byiza ko wiha agaciro. N'ijambo ry'Imana rirabitubwiye. Rero ubuzima bwacu tubaho, uko twitwara bigaragaramo icyubahiro cy'Imana, uko tuvuga, uko tugenda, ibyo tubamo byose bigaragaramo icyubahiro cy'Imana. Rero nagira ngo mbabwire ngo, kandi nsoza, nta muntu muri twebwe utagira umwigiraho. Uko witwara rero biramataringa, ukuri inyuma afite ibyo agomba kukwigiraho. Hari ufotora, hari abakiri bato baturi inyuma. Niyo mpamvu dukwiriye kugerageza kujya twitwararika, tunitwara neza, kuko n'Imana hari icyo tuzanayihinguka imbere rega. Ni byiza ko ibyo twahawe byose tubiha agaciro, tukabikoresha icyubahiro cy'Imana muri byose. Rero ari social media uriho, ari imbuga nkoranyambaga wirirwaho, ari ibyo ukora byose, ari ibyo ukora kugira ngo ubone amafaranga, ari uko witwara, akazi kose urimo, ibyo ukora byose ubikore kugira ngo icyubahiro cy'Imana gishyirwe hejuru, kandi ubikore neza kugira ngo icyubahiro cy'Imana kiganze. Murakoze rero. Imana, amahoro y'Imana akomeza abe muri mwe. Ndabakunda, bifuriza ibyiza igihe cyose. Ni Elisa nanone. Bye bye. Ciao ciao. May God bless you.